Nshuti bakunzi ba Norane TV, reka nongere basuze kandi bifurize komeza kugira ibihe byiza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. By'umwihariko nshimire abantu muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Mwari twetse cyane ko mudukunda kandi mukomeza kudushyigikira, mukomeza kwa natwe gatanu kuri gatanu. Namwe muri mu karere k'iyaga bigari, reka ntizimbye magambo abwire ko hari mugenzi wacu tugiye kuzajya dukorana yitwa Baraka, tuzajya dukorana mu biganiro bimwe na bimwe bitambuka ku muyoboro wa YouTube wanyu w'amakuru aba yihuse kandi abageraho ku gihe, birumvikana cyane cyane twanda kuri politike, diplomasi y'ububanyi n'amahanga, umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye. Hanyuma rero hari amakuru atuzaniye agiye kugaruka mu kanya gatoya. Hari bikomeje kujya bivuga yuko Leta Zunze Amerika zishobora kuba zimo ziratekereza uburyo zigiye kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuza gufasha coalition, kuza gufasha by'umwihariko FARDC igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murika ko ku itariki ya 4 kwezi kwa 12 mwaka ushize habaye amasezerano ashyizwe mu kona Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi agamije kurangiza amakimbirane hagati y'ibihugu byombi, ndetse hari n'ibiganiro bikomeje guhuza M23 na FARDC cyangwa se na Leta ya Kongo. Ibiganiro byaberaga i Doha muri Qatar, ariko biravuga yuko ibyo biganiro bishobora kuba bigiye gusimbuzwa ibindi biganiro by'abanyekongo ubwabo bagamije kureba impamvu muzi kugira ngo ikibazo cy'umurasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kibashe kwa cyarangira. Hanyuma hari andi makuru kandi avuga yuko muri Point Zero byose araza kubitubwira. Muri Point Zero habere imigwano ikomeye cyane, ndetse aka gace gashobora kuba kongeye kwigarurirwa na M23. Ikindi turaza kureba umwuka, hari umwuka ki mu gihugu cy'undi mbere gato yuko haba amatora y'umuyobozi ugomba kuyobora umugambwe w'ishyaka cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, n'umugambwe wa CNDD-FDD ari nawo uzavamo ugomba kuzahagararira ishyaka iri shyaka riri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mwaka wa 2025. Byinshi hamwe n'andi makuru menshi cyane akomeza kugenda avugwa araza guca mu gihugu cya Uganda, babwira ibijyanye n'amakuru ku mugore wa Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abandi batandukanye. Reka muhikaze aturamburire ayo makuru. Murakoze kunyakira mu kiganiro. Rero reka duhere ku ngingo z'ingenzi. Turahera mu Rwanda. Rwanda rwakiriye aba FDLR 8 rubakira nyine ngo bajye mu buzima busanzwe. Turaza kwerekeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba coalition bakubitiwe Point Zero, bakubiswe ninde wari wateye nujye kure utabyumvise. Turahera ndetse no mu Burundi tukubwire Ndayishimiye kera kabaye avuze ku mugabo uzamusimbura ni muntu ki. Ikindi kintu tuza kuba twavugaho, turavuga Point Zero hani muri Sud Kivu, drone ngo yamaze kuba yarasa ibintu byadogereye. Ese ihitanye bangahe nujye kure utabyumvise. Turekera muri Leta Zunze Amerika ngo ziri gutegura uburyo zakorana na FARDC. Abantu benshi bati buriya zigiye kuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ntugende utumvise ibivugwa Uganda kubera ko Bobi Wine arashinja ingabo za leta gutunga imbunda umugore we. Reka tubikugurira mu buryo burambuye. Bana natwe ukora subscribe kanda like, mwabantu mwe mukuru like zibe nyinshi cyane kugira ngo tujye turushaho kubana mu yandi makuru uko agenda tugeraho umunsi ku munsi. Nitwa Baraka. Reka duhere mu Rwanda. U Rwanda ngo rwakiriye abantu baturutse mu mitwe yitwaje intwaro by'umwihariko FDLR ngo barenga 14 barimo abasirikare ba FDLR bo mu mutwe udasanzwe, abasirikare 8 ndetse ngabandi biyongeramo ngo n'abapasteri bafashaga FDLR mu bijyanye n'ubukangurambaga. Abapasteri mbibutse niba abandi bagendaga bakajya mu giturage bakajya basezeranya abantu bakababwira ati Imana irambwiye ngo uyu mwaka tuzaba twasubiye mu Rwanda, ariko kandi tuzagenda duhite turufata twirukane abari kuruyobora. Abangaba niba abandi bagendaga bacengezamo icengera amatwara mu bantu bakajya mu giturage bakababwira ati, bakabasoremera imirongo y'ukuntu Abisirayeli banibutse inyanja itukura, bakabwira ati uku nguko niko tuzambuka umupaka ugabanya u Rwanda na Kongo, hanyuma tukagenda twebwe turasa. Bakabasomera ukuntu ng'Abisirayeli barwanye n'Abafilisitiya, bakabwira ati uku nguko niko tuzarwana na RDF tukayitsinda. Abapasteri rero nabo bamaze kuba bajoininga force, babona ko ibyo barimo nta hantu bizabageza. Baravuga bati reka twigire mu gihugu cyacu cy'amavuko tujye gufatanya n'abandi kubaka u Rwanda aho kurusenya, kubera ko dusanze kurusenya nta kintu byatumarira. Abangaba rero kuba baje bifite akamaro ku bantu basigaye, kubera ko ntibazabona abandi bababeshya ibintu bitabaho. Buriya abantu babaye mu buhungiro barabizi, niba bazi n'amakuru y'ibiri kujya mbere, nta nubwo badukurikira ngo bumve ese ni ibiki byaramutse cyangwa se biraye
ubusanga nyine ibyo bumva ari byo babwirwa n'abapasiteri babagenda bababwira ibintu cyangwa se bababwira amabwiriza bahawe na ba sebuja bo mu mutwe wa FDLR. Bamara kubyumva gutyo bakavuga ati habaye nyine ubwo reka dutegereze Imana iducyure mu Rwanda ndetse tuzagende duhita tuyobora kiriya gihugu nk'uko nyine bagenda babibasezeranya. Ibyo bikanabatinza mu buhungiro cyane, bakabaye bataha kera kabaye hashize imyaka myinshi, ukabona umuntu aratashe agasanga bo banganye imyaka, baramusize mu iterambere, barize amashuri, baracuruje, bakoze akazi gatandukanye, akicuza imyaka yose yabaye mu ishyamba bamubeshya ngo azaza ayobora igihugu, kumbi yakaje agafatanya n'abandi kucyubaka akakiyobora kinubatse. Ibi byose ni ibintu umuntu aba agomba kwibaza. Ariko reka twerekere iyi nkuru, reka tuyive twerekere muri barwanyi ba coalition bakubitiwe Poezero. Aba barwanyi ni bande? Ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Wazalendo zifatanyije na FRDC. Abangaba rero ngo bagabye igitero ku ngabo zitwa Twirwaneho. Izi ni ingabo z'abanyamurenge akenshi zirinda n'ubundi muri kara gace. Ni abasore n'inkumi bavuga bati twebwe ababyeyi bacu ntago muzaguma kubangaza mubirukansa imisozi. Ahangaha rero uyu mujyi cyangwa se iyi centre ya Poezero, barwanyi batwirwaneho bayifashe mu minsi ishize, hari hagiye gushira icyumweru. Niho rero aba barundi bavuze bati mwebwe FRDC na Wazalendo FDLR nimuhaguruke tujye gukurasa zira twirwaneho, twongere dufate Poezero, twikorere ibyo dushaka cyangwa se twikomereza utuntu twacu. Ibi ngibi rero ngo byaje gutuma abarwanyi batwirwaneho ngo bakora iyo bwabaga, maze barasa ikintu cyitwa Wazalendo, ivumbi riratumuka, barasa ikintu cyitwa FRDC, barasa barundi batacangura wabateye wese. Ngo byaje gutuma aba bakwarisiyo baje guhita basubira inyuma, barahunga byihuse. Muri iyi mirwano ni ibintu biba bikomeye cyane biba biri kubera kuri buriya butaka. Reka twerekere mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye benshi bakunze kwita Neva, ngo yamaze kuba yatangaza cyangwa se yagira icyo avuga ku muntu uzamusimbura, nubwo atatubwiye amazina ye. Ariko ikintu yavuze mu nama, yavuze ku mugabo uyobora ibitaro bya Kamenge. Uyu nguyu ni umusirikare ukomeye mu gisirikare cya FDNB, mu gisirikare cy'u Burundi. Akenshi nyine kugira ngo wumve ibitaro bya Kamenge, kugira ngo byumve neza, ni uko wavuga mu Rwanda ibitaro bya Kanombe, kugira ngo murusheho kubyumva. No kuvuga ngo uyu mugabo rero uyobora ibi bitaro bya Kamenge, Ndayishimiye mu ijambo rye yavuze ati nihoshika akansimbura akaba perezida, icyo gihe no ryama nkasinzira. Uyu perezida w'u Burundi niko yatangaje. Aravuga ati ngize amahirwe, mu yandi magambo ngize amahirwe uriya mugabo akaba ari we uba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, njyewe nakumva ntuje naryama nkasinzira. Yamugaragaje icyizere, ndetse abaturage benshi n'abandi bantu batangira kuvuga bati ese ntiyaba ari mu buryo bwo kumwimika cyangwa se mu buryo bwo kumwamamaza, kugira ngo uburyo azaba hari kubamo amatora bazavuga ati wa wundi perezida Ndayishimiye yizera twese aba ari we dutora. Iki ni ikibazo abaturage benshi bakomeje kwibaza bati ese uko nguko kwaba ari kumwagisere cyangwa se yaba ari we Ndayishimiye yateguye nk'uzamusimbura igihe azaba atakiri perezida. Kenshi abaperezida benshi bajya bategura abantu bazabasimbura, noneho ugasanga bya byifuzo byabo ku ngoma yabo bibayeho, ndetse na nyuma yaho birakomeje, hakiyongeramo yenda n'utundi tuntu dukeya. Ariko ni ibintu byinshi abantu benshi bakomeje kwibaza, nubwo atavuze amazina ye, ariko yagaragaje ko amufitiye icyizere cyane, ndetse amera nk'uri gusunikira abaturage n'abandi bo muri CND FDD. Uyu ni umuryango cyangwa se umugambwe uyobora mu Burundi, nyine agaragaza cyangwa se asa naho abamusunikira ngo bamwizere, ku buryo igihe cyose bizaba ngombwa ashobora kuzaba umukuru w'igihugu, kandi abaturage bakaba bizeye ko na Ndayishimiye ubwe yamwizeraga muri rusange. Mbibutse yuko uyu Ndayishimiye ariho ni nyuma yuko uwo bita Nkurunziza n'ubundi ari nawe wamwimitse, bisa naho yamwimitse, nabwo ni uburyo yaje. Nkurunziza nyuma yuko igitero gipfuba cyo kumuhirika yatangaje ko cyagizwemo uruhare n'umusirikare witwa Ndayishimiye, amwizeza akazamwitura, none dore ubu niwe perezida. Ibi rero ni nabyo Ndayishimiye atangiye, ameze nkaho ari gusunikira undi muntu kugira ngo azabe perezida mu gihe azaba atakiriho mu buryo burambuye. Reka twereke rero nanone tugaruke mu Minembwe. Mu Minembwe ivumbi ngo ryatumutse, drone ngo yarashe irasa inzu zigeze kuri enye. Imwe muri izo ngo yari ryamyemo abana babiri, ariko ibintu by'ibinonko byabagwiriye
boherezwa mu buryo bashobora kuvuzwa cyangwa se boherezwa mu buryo bw'ubuvuzi kwa muganga, ariko amakuru meza hari nuko batapfuye, gusa ikiriho nuko abaturage basenyewe inzu, izo nzu ngo zigeze kuri enye n'ubundi zo mu Minembwe. Aba ngaba ngo ntibafite iyo berekera uretse kuba bacumbika, ndetse abaturage bane bashobora kuba bafatwa nk'abantu bakeya ku buryo na HCR itabaha amashitingi cyangwa se amahema yo kubamo, kubera ko nyine ikabafata yenda nk'abantu bakeya, akavuga ati imiryango ine ni n'abantu bake cyane, ntabwo twakirirwa twohereza imodoka yacu muri kara gace katarimo n'imihanda ihagije. Ibi bintu rwose HCR burya nayo ifite uburyo yikundamo, kubera ko ntabwo ikunda kohereza abantu bayo kugira gufasha impunzi zo mu bice bibi cyane bifite imisozi miremire nk'iriya bya Minembwe, nta mihanda ntaki. Igerageza nyine igaragara nkaho ishaka kugira ahantu ibogamira, ikavuga ati twebwe ibice bigenzurwa na leta tuzajya twoherezamo abakozi bacu, ariko ibice bigenzurwa n'inyeshyamba wapi, twebwe dukorana na za leta z'ibihugu. Abaturage rero ngo uretse gucumbika n'ayandi mahitamo bafite, basenyewe inzu zigeze kuri enye, ubwo nyine bazongera batangire bushyashya. Ni igitero cyagabwe na leta yirasira abaturage bayo, cyangwa se yibasira abaturage bayo muri rusange, abaturage yakabaye irinda. Reka twerekere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze inama y'akataraboneka ngo ziri gutegura uburyo ki zishobora gufatanya na FARDC kugarura umutekano, ariko kandi abantu benshi bakavuga ati buriya abanyamerika bagiye gufasha FARDC kurwanya M23. Ibi ngibi rero bishobora kuba bidafite aho bihuriye cyane n'ukuri, kubera ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizishaka kugaragaza aho zibogamiye, ari Trump yashaka kugaragaza aho abogamiye muri ruhande, kuko impande zombi akeneye kunguka. Ari M23 ifite amabuye akeneye, ndetse ari na leta ya Kongo ifite amabuye akeneye. Niyo mpamvu adashobora kubogamira ku ruhande rumwe, kuko yahita homba amabuye y'agaciro ashobora gukura ku rundi ruhande, kuko yakeneye yose. Rero agomba kugaragaza bose ko abashyigikiye. Ibi ngibi rero byatumye abantu benshi bavuga bati se ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gukora iki ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni mu gihe AFC M23 yifuzaga ko ubwo yava Uvira hagomba kuza ingabo zidafite aho zibagamiye, zikaba arizo zigenzura umujyi wa Uvira, zitari FARDC, zitari abarundi, zitari n'abazarendo. Ibi ngibi rero ngo byaje gutuma abantu benshi babyibazo, bavuga ati buri ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zije muri Uvira zikaza nk'ingabo zidafite uruhande zibagamiyemo, ndetse kugira ngo ibiganiro bikomeze by'amahoro biganisha mu kuzana amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twerekere muri Uganda, umugabo witwa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu, uyu nguyu yanditse ubutumwa ashinja ingabo za UPDF kuba zatunze imbunda umugore we. Ibi ngibi ngo ni igitero gikomeye cyane. N'ubutumwa yandika asa n'uwandika ibaruwa, aravuga ati ingabo za Uganda zateye urugo rwanjye ari nyinshi, ngo higanjemo abasinze ndetse nabo mu mutwe wa UPDF wihariye. Abangaba rero ngo baje bavuga indimi nyinshi ziganjemo ikinyankore, ndetse baza kuba bafata ibikoresho byose byo mu nzu by'ikoranabuhanga, za kamera, ibikoresho bifata amajwi by'umutekano, ndetse bafata za computer, ndetse bafata na telefoni ya Kyagulanyi imwe muri zo. Hanyuma bategeka umugabo umwe muri abo mu kinyankore cyinshi, akajya ategeka umugore wa Kyagulanyi ati Robert Kyagulanyi ari hehe, amubaza nyine ngo mu kinyankore, amubaza ati kubera iki bashakanye n'umugande cyangwa se n'umuntu utari umunyankore. Bakamubaza ibibazo byinshi, hanyuma bakamubwira ati, bakamuha telefone y'uwo mugabo we, bafashe imwe muri zo bakamubwira ati kuramo password. Umugore akabyanga. Niba byari byamunaniye ntumbaze, ni amagambo yanditswe na Robert Kyagulanyi uherutse gutsindwa na Museveni mu matora. Hanyuma ati ibyo byose bikomeje gutyo, bagera n'ubwo bamwambura umupira wo hejuru, baramufotora bagaragara nkaho bishimiye kumuhotera. Ati kugeza ubu ngubu umugore wanjye ari mu bitaro ari kuvurwa iryo hoterwa yakorewe, cyane cyane by'umwihariko mu buryo bw'ibitekerezo, ko bamuteye ubwoba bamutunze n'imbunda. Ubwo urumva rero ni ibintu bigiye bitoroshye. Wowe rero udahwema kudukurikira ukunda amakuru yacu, niba wakoze like ni byiza cyane, niba utayikoze nabwo ukabigeze ku musozo yikore, kugira ngo tuze kubana no mu kindi kiganiro kiza kuba gikubiyemo amakuru yo hirya no hino, uko tugenda tuyabona, tugenda tuyabagezaho umunsi ku munsi. Ngewe nitwa Baraka, reka duhurire mu kindi kiganiro, kandi ndizera neza ko tuzahura. Niba wibutse warakoze subscribe cyangwa se uyikoze kuri iki kiganiro, ariko kandi wibutse gukanda like. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo turusheho kugenda tunogerwa, cyangwa se mwebwe munogerwa na gahunda zacu. Ndabifuriza kugira amahoro y'Imana.